Indaya ya Yesu yo mpamvu nkunda n'indaya. Yesu nyine twibaniye buraya anyiterera inda yego barayiteye cyane ranayintera kandi nawe numwemerera azayigutera. Niyo umukobwa buri muntu wese gutereta ukemera muri rushoshwa. Niko ufite umugabo nese narongoye n'igiti nyene afite umugabo we nigana wayimutabizi yari yarabyimanye ngukira agapfa gutanga nari mbizi ne mpamvu nahejeje amutebye razarginaga mabundi cyo ryicemo nese kakora ku bantu bagasara ko yakoze ku mugabo wagasara ubwo nge natuma nkoraho uwenda yanasara mwizina rya Yesu Yesu yantereye inda mu kibaya ajya mu kibaya nashaka hoteli nziza ngakujyanema kurongoreremo ubu Yesu ni umukene ni umutindi bingana iki nyamara Brian ashobora kuba agiye kurongorwa ndongorwa nande ntambwe nazagira imbwiza kunyoma inyuma no kundongora buri undongoye wabumbe muki nari narumye ntitwahuye iminwa yaraje y'ibisebe ngukira uzidarongora mu mwijima nari narumiwe wagize ukagenda ukarongorwa habona itara nariko ntabwo namenyereye kurunguruka gwigira tugende kubanywa hagaragara ariko byo kurongora mu mwijima ntabwo nabi ariko Yesu yasiramuwe nande we ariko uziko bura gusiramurwa ameze nka sutasira byadutse vuba so ntabwo yarasiramuye ibintu bya kera ntabwo biba byarasiramuye papa se ni nkawe kandi kanyoreka nkubwire wayibonye he ko yakuronga arongora ikisi ko washize akanyobwa urambona uti ndakubona nk'ikintu cy'igikoropo basi cy'igitorosho bite ko ari uca inzara mu gifaransa babyita gute ko wavuze ngo uzi France cyane uca inzara so kuzikata umukecuru ni mama wawe by the way tujyane gake ntabwo tujyana twaza reka tujyane gake hano tujyana peti reka mbahurugera umugore ngo yatonganye n'umugabo baratongana umugore areba umugabo we ntabwo ati yo ngumenye wowe aho kubana nawe nari kubana na Satani none umugabo aramureba araseka tereka da ntabwo bari kubashingira kuko mu Rwanda amategeko niyemera gushingiranya abantu bafitanye isano rya bugufi kanyo urongeye umvaga ibintu binukana ngagira ngo ni uzi urongeye urasuze shaka nyongeye niki mfa nawe amazina y'misura yazi oya baravuga ngo badege ni samarumbu iwanyi nzagutwera indwi izikwera zigapi njyewe ndambiwe ibintu byo kwiruka nshaka akazi ejo nzagenda mu biro by'umuntu runaka nicare nkore nanjyana kuri polisi no kuri polisi ningerayo nkore ibyo byo kwiruka nshaka akazi ndabirambiwe Nika afite umugabo none se ubihaswewe n'igiti abagabo babimukoze ahubwo ngiye n'umuntu yashaka kumujyanira usize ngo ntari abakobwa benshi batwita ngo bateye amata koga magana aya 300 niko yari kubuwa 301 Mana nyagasani mu ijuru wadufashije nge nanzovu ko kukadukura muri ubu buzima kuko ko tugiye kuzava mu mubiri kutazana twakira Mana nyagasani ndisengeye nanzovu ko ngizanyakira Gweki nge mazanyakira mu izina rya Yesu ikwakira ho keretse rya ruswa yo niyatuyeho ikintu kibacyo ni ukuri suku nasaga mbere
ariko kwiyaturaho ko ndi mwiza ndi ikizubazuba ikivaze bihita bigenda bijyaho ndi mwiza. aha Yesu rero duhora twinjirana mu kwezi kwa buki iyo nabyaye ngukira ahita yongera akampindura umukobwa tugasubira muri firingi z'ukwezi kwa buki akongera akantera inda. Umunyamakuru kare twari turi kumwe w'ihumure we namubwiye nti urabyitwaramo ute ko ubundi muri affection Yesu yarimo ambaza ati ko mbona watese cyane nge ntago namubonaga ahubwo numvaga firingi z'umuteto wanjye na Yesu kwa kundi umugabo ahake y'umugore amutwitiye abana. Ubu Yesu yahageze ahangaha se aha araryamye ari mu cyumba ako buri mu mama wese abamama benshi nako ntabwo ari bose uhura n'abagabo abagabo ni babi abagabo n'abana babi abagabo ukumva umuntu wese abagabo bagize bati abagabo bakoze iki cyangwa bakora iki bariba barica bararoga abagabo bakora iki kuguca inyuma byonyine konyine ko kuguca inyuma mwishyure. Aho bigeze abantu mukundana mujye mwihangana muhure ku manywa y'ihangu abantu bagiye mu kazi. You guys nubyo kubona imvura ikubye mugahita muza gupfumbatana ubutari mwanika amashuka tuzayiba. Thank you. Nabonye abantu b'imuhanga bihaye ibintu byo kwandika icyongereza mwakwandika ikinyarwanda ko cyo kibabera amagambo menshi ariko icyongereza ariko AI izakora ishyari. Ugira umuntu ugatunga ibipangu byinshi nkaho ari wowe uzashaka umugore ukaronga umukobwa ugomba kurongora uko byagenda kose. Ibikorwa byose uzaba ufite ntabwo bizakugira umugabo mu rugo uzahora uri umugore ugira umugabo uba umugore w'umugabo. Umukobwa nahangaha yenda adafiteye neza simbyanze uri mwiza ariko iyo urota ni umuhungu utabaho muremure kandi mugufi wateruye ibyuma ukora muri banki ukarota bameze batyo wowe ubwawe ntasi ngombwa reka mvuge kuri na mwiza wize ukijijwe kandi ibyo wabikura ibyo bivangira mu muntu umwe turi mu ijuru. Kubera igihe wari umaze uri single none umuhungu yakwatse nimero uragiye ufashe amafoto yose wari ufite muri telefone yawe uhise uyapostingira umunsi umwe ngo kugira ngo umwereke yuko ngura umukobwa mwiza. Oh my god Madamazera ugiye gusara. Yes ugiye gusara. Tumenya nakukubita ifote mu muhogo nkahita nguva sasa ntacyo nimubite mwishime mwitagature natasi nimurye murye sha murye umbaga waza n'ubundi none kujya gufata isahani yawe wari uyobora hino mbera kwita nta kibazo mvira ko bijyo aha usaragarege isahani rimire ni burumo nanjye ndi kunya ku gasozi kubera uwo mugabo Gasongo yaraje afata wese yanjye arayifotora nakawese na dushe na nyaga ngukira aba akubise ku rubuga sinzi urubuga yashyizeho Gasongo wese yanjye barayihirika uwo mugabo Gasongo inaha hose n'ahandi hose umurenge wose Gasongo baramuzi. Narambwira ngo utagifite se naguhamagara base uzi ukuntu ibintu bisigaye bimeze
uri murasigaye afite umuntu yapfiriye n'uwo yapfiriye afite undi yapfiriye n'uwo yapfiriye afite undi yapfiriye mbese isi yose yuzuye abapfu gusa. ikibazo we baguca inyuma ukarakara genda nawe umuca inyuma kibe kimwe kimwe. Kubwira nk'igihe Yesu yari ari kukurongora byari bimeze bite? Njye kubabwira uko naryamanye n'umugabo wanjye Yesu akantera inda. Ubu se ndakwita nde? Mana umeze nk'indayi ishaje. Amadovize ni iki? Amadovize ni ihene ziba zivuye mu cyaro zije gufasha abaturage. Wagiye kwa Gitwaza twe gukature. Gitwaza yamusabye akazi arambwira ngo nyuma y'imyaka 300 nibwo azamakaza. Ubwo niba azakama shaje niba azakama ndo mukecuru simbi. Ani imyaka 100 uzama. Ishaka kuzarenza nk'imyaka 100. Yego baranze ufite cyamene cyizere. Ibyo bintu ngo hajya ngo nibuka dekamazane wa umugabo ngiye. Burika dizenezera. Oh my god. Wabwo umugore utera umwaka umugore ufite ingurusya rutukura. Basore wabona Uyu ngo hari abagore barufite. nabo. Uri umugore ngo batera umwaka ko urwo rusya rutukura ruba kubw'inyuma kwaje ku kibuno umugore yahena kugira ngo umenye ko rufite. Wibuke ko na Yesu ari imirimo yakoraga. Ntabwo Yesu abaga yicaye ubusa. Yaba atabaga ari mu rusengero yabaga arimo kuzura abantu. Yabaga atarimo kuzura abantu yabaga ari mu mafi. Yabaga atabaga ari mu mafi yabaga yagiye ahandi kumena bya bintu haramusenyera kwa bahiro durabyibuka. Piche Dego, piche! Imbaburu yinyaragamo. Hakuna muzabikibwa neza ubu ntiwapfuye uhagaze. Mubuze ikintu wanyara mu nkono. Tuyajyana iki? Wowe utunze iki? Ikota rikorera bikwereka. Ntunga kabona ndisize arubwo bari amasabano. Yase nambaye nabi. Nambaye nabi. Nubundi rero amabuno y'inko kwerekwa n'umuyaga. Ziko wowe wansiga ukana akakajeni. Aimeze bitu umusaza. Nuwangu umwanzi nakoze iki gituma uhinduka namayobera Lyrics ndayibagiwe. Jandongera ndi Ngewe mvuye gucuruza ibigori nguza uturahure tubiri tw'umuceri natwo baratunyatse. Ubwo zubu tuzarusonyuza hano ku mupaka mfite n'ibyangombwa byuze. Banjije ku makuru y'umusirikare warashwa. Uwo musirikare sindamuteka abana banje baramurya banyata gacere ngo ngaba makuru y'umusirikare. Cyakora mbabare were kumbaza byinshi. Ngukira. Banyatse agaceri k'abana banje niguriye. Hayi ndavuye no gucora. Bakanyatse ngo bakajyanira abana babo bakajya hari ikindi. Wasubize. Akugira ngo ngende ari n'umuhungu w'imbwa uzanyikisha inzara urumva atamije n'ifu. Bro nabana n'uwo muhungu ufite amafaranga akazaza nankubita. Umuhanuzi yarampanuriye ati wa mwana wundi ndakurebye mbona numara gukura ngo uzatungwa n'ubugore.
yego niga bo yego yego niga yego niga yego niga abantu babataramenye ndabakunda mama niga ni iki iyo bavuze ngo niga n'umuniga n'umuntu ubona nyine asobanutse nyine ari umusozi ibintu cyangwa se ari umugore uzi ibintu nawe ibintu bihe ikintu cyari cyose kiza kizima cyahesha abandi amahoro mu mutima uba ari umuniga uri niga nyine